Yaragize ati ntuzongere gusenga ishusho yanjye, ntuzongere gusenga ishusho yanjye, ntabwo ndi Yesu Kristo, ntabwo ndi umukristo. Aya ni amagambo y'umugabo wahawe umwanya wo gukina ari Yesu nyine muri filime mu Kinyarwanda tuzi nyine nka filime ya Yesu. Ati ndi Brand Deacon, ndi umukinnyi wa filime nyine kandi nakinnye muri filime nyinshi kandi nakinnye nyine niya Yesu nyine muri filime yo mu 1979 aho nashizwemo rero n'umugabo nyine utunganya amafilime producer John Heyman nkina nyine muri iyo filime nka Yesu. Bari magambo rero nashingiye nyine cyase nashingiwe nyine inshuro ebyiri mbere nashakaga nyine nka Lola Lenska birumvikana rero tubyarana rero umwana n'umukobwa witwa ngo ni Lala Deacon. No kuvuga rero hanyuma rero nongera nyine gushaka nyine na bitona na Tali Bloch birumvikana rero twashakanye kuva mu 1998. Umunsi rero producer wanjye rero yambayije niba nyine nakwemera gukina nka Yesu muri filime mbara nkuru, ndavuga nti yego kuki ntabikora. Ariko rero ntizeraga nyine ko nshobora nyine gukina neza muri uwo mwanya. Ndibuka ko nyine igihe twarangiza nyine gufata amashusho y'iyo filime umugabo yambwiye ati bizakugora cyane kwemeza abantu nyine bakubonye nyine ukina uyu mwanya kuko bona uri gukina indi role mu zindi filime, kuko burya ubu umaze nyine umaze gukina uri nka Yesu. Ati kuko umaze gukina uri nka Yesu, ati abantu rero ntabwo nyine bazihanganye nyine kukubona nyine uri gukina indi filime mbi kandi birumvikana barakubonye nyine ukina nka Yesu kandi umeze nka Yesu. Nahise mbona ko ndi umukinnyi w'ikirangire, bivuze ko rero ngomba nyine kwitondera andi mahitamo n'inshingano nagombaga nyine gukora. Icyakora ibintu birakomeza